imyaka yonyine gushyira kuri pressure yo kujya muri ghetto. Imyaka ingahe gushyira kuri pressure none? Guhera kuri uri mature enough yo kuba wava iwanyu ukajya gushaka ubuzima. Inzu ikimarano tuyiraramo cyangwa tukayikoramo n'ibindi. Akahita avuga ati ngewe nguteye amabuye rwose kuba nyiri iwacu nta kintu bintwaye. Ikibazo kiriye kuba umuntu yagira iyo myaka kibi iwabo. The next TV wahera hano naho bikaza kuba oya naho bikaza kuba byanditse the next TV. Ijambo ryo mu Kinyarwanda rero isi yo myaka 18 ngewe Yves niyigezaho byanga bikunda ngomba kujya kuba muri gato kubera ko nagejeje iyo myaka 18 ushya cyangwa hari izindi mpamvu runaka. Urumva ijambo rimwe ryo mu Cyongereza ririmo inyajwi zose. Nako nawe urukungora ni amagorane ntabwo ni ukugora. Turongeye tubahaye ikaze. Iki ni ikiganiro The Cocktail, ikiganiro mukunda muri benshi mukurikirana cyane kuri YouTube channel yacu ariyo The Next TV. Mugende mukore subscribe, comment, share, ntiwibagirwe gukanda no kukazogera kugira ngo notification zijye zikugeraho 5/5. Uyu munsi rero mbafitiye umutumirwa tugiye kuganira byinshi bitandukanye nkuko musanzwe mubimenyereye mu bice byacu tugira muri iki kiganiro The Cocktail. Igice cya mbere kikaba ari The Cocktail Topic, tukagira icya kabiri The Cocktail Challenge and Tip cyangwa The Cocktail Challenge cyangwa The Cocktail Tip. Cyo ni igice kimwe biterwa nuko ubyumva. Igice cya gatatu rero aba ari The Cocktail Story Time. Reka duhere mu kice cyacu cya mbere aricyo The Cocktail Topic. Ariko mbere yaho yuko tukinjiramo reka mbanze mbereke umutumirwa dufite uyu munsi mu kiganiro cyacu aricyo The Cocktail. Nere kumeze neza? Meze neza cyane. Tuguhaye ikaze muri The Cocktail cyane cyane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Yego. Ngira ngo mwabibonye tugiye kuganira na Nerk. Nerk ni umutumirwa wacu w'uyu munsi. Turaza kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, muragenda mubyumva nk'ibisanzwe. Nerk, umunsi wawe mwiza umeze gute? Umunsi wanjye mwiza mpereye mbyutse cyangwa uyu werambwira ati uyu munsi wanjye uba ari mwiza. Utubwire noneho muri detaye umunsi wawe mwiza umeze gute? Umunsi wanjye mwiza rero iyo mbyutse uko urubyiruko cyane hari ukuntu twibagirwa mu gitondo tubyuka tugahita dusimbukira kuri WhatsApp cyangwa utumesaje no kuri TikTok. Ngenda byuka ngasenga, namara gusenga nkajya dushe, nava dushe yaba ari ibyo mfata mu gitondo nkabifata nkajya ku kazi. Ngakora akazi karangira ngataha ngakaraba nkongera nkaryama, mba nafashe n'amafunguro ko umunsi wanjye umeze neza cyane. Uvuze ku kintu kijyanye no kujya dushe, abasore mushinjwa yuko mutoga buri munsi. Abo bantu barabeshya. Abantu benshi bakunda abo bantu baratubeshyera. Abasore ntago mwoga buri munsi. Abasore barababeshye cyane rwose. Rero nka mbere ndi muri high school muri secondaire ari ukuntu twasinzirizaga abahungu ngo wewe woga reka ufata double G tuno dusume dutoya ukagenda ugakoza mu mazi ukihanagura mu maso ubundi ukaba wacafuza agakweto kawe bikaba birarangiye. Umva ahubwo ikintu kiba gitangaje babeshyira abahungu. Abahungu barakaraba, ahubwo ikibazo abakobwa baba baratotonda ngo bita uturanjeti ngakihanagura. Abakobwa turoga mu gitondo cya kare iyo babaga bavuye baje muri classe muri etude babaga bihanaguye buriya ntabwo baba bakarabye. Ikimenyimenyi wabonaga bari gusubirayo muri doro bagiye kongera gukaraba. Wamara nk'iminsi ngawutoze mu cyumweru? Umunsi umwe. Ubwo uwo munsi yaba ari kwa kangahe? Byaterwa n'uburyo ese ubundi haba habaye. Oya bibaye ngombwa yuko utari bwoge wamara iminsi ngahe mu cyumweru utoze? Bibaye ngombwa n'umunsi umwe. Waba ari kwa kangahe? Aba ari uwo munsi wabereyeho ikibazo. Ubuhe nyine mu minsi igize icyumweru kuwa mbere kugeza ku cyumweru waba ari kwa kangahe?
bibaye ngombwa uwo munsi byabaye ngombwa sinamenya ngo ni uwuhe ariko yaba ari uwo munsi nyine byabaye ngombwa. Okay, ngira ngo mwabibonye Nereke rwose ameze neza ari kutuganiriza neza. Twihuse cyane reka tugere mu gace kacu ka mbere ariko the cocktail topic y'uyu munsi rero nta yindi ni ubuzima bwo muri ghetto. Ubuzima bwo muri ghetto weho ugumva gute? Tugiye kuganira rero n'umutumirwa wacu atubwire ikintu kijyanye n'ubuzima bwo muri ghetto. Biba byifashe gute? Bihagaze gute? Ese biroroshye? Buri muntu wese yabyisukira kubijyamo? Kujya muri ubwo buzima buri muntu wese bwamworohera? Neri, ubuzima bwo muri ghetto biba byifashe gute? Ubuzima bwo muri ghetto rero ni imvange. Ni imvange, ni the cocktail. Ni cocktail. Mu buryo bumeze gute? Ni ubuzima ubamo wishimye unababaye nk'ubundi buzima ubwo ari bwo bwose, kuko tuba mu buzima buri umunsi ugomba kuba wishimye, mu gitondo bikagenda neza, ejo bikagenda nabi. Nayo no muri ghetto hari igihe uba umeze neza hari igihe uba umeze nabi, ariko ubuzima bwo muri ghetto kenshi cyane buba ari umushari bro. Buba busharira. Buba busharira. Uburyo bushariramo rero ubuzima bwo muri ghetto icyumba ubamo aba ari salo, kikaba igikoni, kikaba aho urara. Urumva ibintu byose ni ukubikorera muri iyo santere, muri ako kazi, aho hantu uri niko biba bimeze. haba hahuramo dushe na toilette cyangwa nabyo biba birimo? Urumva byagorana none haba haje akandi kumva. None se dushushanyirize nk'ishusho yo muri iyo ghetto irimo ibyo bintu byose. Harimo aho kurara, igikoni, aho ubika inkweto, aho utekera, nyine ubwo ni mu gikoni n'ubundi, n'aho wakirira abashyitsi. Urumva cyangwa haba hahari abashyitsi bo babakirira ku buriri. Iyo utiteguye kuba uraryama cyangwa wicaye ku buriri ubwo ntabwo waza kumusura. Ako hari akantu numvise, nimba utiteguye kuba waryama cyangwa nimba utaza kumusura, buri muntu wese ugusuye yaba yiteguye kuryama. Ushobora kutaryama ariko ubwo wahitamo guhagarara rero, kuko urumva niba hano habamo matera, kuko byanga bikunda icyo cyumba ntabwo yaba ari ikibuga. haba hagomba kuba aho urarara hari matera yawe. Ntabwo urumva matera uba uryamaho ni matera y'umuntu umwe. Hakaba ariho ahantu uratekera, uteretse akababura kawe, uteretse ibyombo byawe ukoresha, imyenda ahantu iri, inkweto. Ntabwo urumva nyine uba ugenda ubisikana. Uba uri kugenda ubisikana, ugongana n'urukweto, ugongana n'isafuriya, ikirushe, iki byose. Muri ghetto ni muntu ki ugomba kubamo? Ni umuntu uwo ari we wese. Umuntu uwo ari we wese, ariko mu ruhe rwego? Urwego urwo ari rwo rwose rwa muri ghetto. Agomba kuba ari umusirikare, agomba kuba yubaka, agomba kuba agira ute? Umuntu ubwirije imyaka y'ubukure ari urubyiruko, yego, kubera ko umubyeyi aba yarubatse urwe. Ariko urubyiruko guhera ku myaka 18 kugeza and above biba bishoboka kuba muri ghetto. Kubera iki? Iyo dusoje ishuri high school twese dusoza dufite imigambi yo gushaka akazi. Umusohoka twese turi abakongwe dushaka akazi. Rero akazi iyo ushobora kutakabonera hafi iwanyu muri ya myaka 18, bakibigusunikira rero kujya muri ghetto. Nta yandi mahitamo. Pressure ibiri iwanyu niyo gusunikira kujya kuba muri ghetto cyangwa ni wowe ku giti cyawe bitekeye? Pressure ibikuriho wowe. Nde wayigushyizeho? Nde wayigushyizeho? Ubuzima. Yego. Ubuzima ari pressure budushyiraho. N'ubu rega turi kuri pressure. No kuba twicaye turi kuri pressure. Rero ubuzima bugushyira kuri pressure, bukakubwira ko ugomba kuva mu rugo rw'ababyeyi ukajya muri ghetto.
yego, kubera ko niba ufite akazi iwanyu muri ari Karongi cyangwa ari Ngororero, za Rubavu, za Rutsiro, ukabona akazi i Kigali, kuko cyane cyane i Kigali niho hakunda kuboneka akazi cyane, kandi ushobora kuza wenda udakora akazi ko mu rugo, warasoje higa akazi gasanzwe nk'uko abandi bose baba bari guhiga, byanga bikunze ujya muri ghetto. Rero umuntu wese ushobora kubona akazi kure y'iwabo, n'umusore ugeze ku myaka 28, 29, 30 aba agomba kuba muri ghetto. Icyo gihe se ni imyaka izaba iba muri ghetto cyangwa ni umuntu uzaba uba muri ghetto? Imyaka yonyine gushyira kuri pressure yo kujya muri ghetto. Imyaka ingahe gushyira kuri pressure none? Guhera kuri 25, kuri 18 kugeza kuri 25, uwo muntu aba akeneye kwiyubaka. Dufite umururumbo uyu munsi wa none, urubyiruko nyine bwo kubona amafaranga. Rero niba iwanyu mutuye ntago wahaba kandi utazahabona akazi. Yego. Byanga bikunda aho uzabona akazi hariho hose uzajya kugakora. Kandi nujya kugakora rero uzaba muri ghetto. Ikintu kijyanye no kuba muri ghetto uhera ku myaka 18. Ese iyo myaka 18 njyewe even nyigezaho, byanga bikunda ngomba kujya kuba muri ghetto kubera ko nagejeje iyo myaka 18? Ushya. Cyangwa hari izindi mpamvu runaka? Urumva nakomeje kukubwira ati guhera ku myaka 18 ntago bivuze ngo buri muntu wese ajye muri ghetto, ariko ku myaka 18 uri mature enough yo kuba wava iwanyu ukajya gushaka ubuzima. Rero uvuye iwanyu ukajya gushaka ubuzima egare kuba muri ghetto. Kuva mu rugo ukajya gushaka ubuzima egare kuba muri ghetto. Yego, kuko ntago tuvuge ku muntu ufite iyo myaka 18 udafite ako kazi. Udafite ako kazi ari iwabo, ariko n'ikiyede kiri hari wagikorera iwanyu kuri iyo myaka 18. Ni buri muntu wese ugomba kuba yaba muri iyo ghetto? Uko mbitekereje niko ndi buhite njya muri iyo ghetto? Cyangwa hari izindi process? Hari bimanza kugira umanze ujye muri ghetto. Ni ibihe rero? Ncamye ibyo ntabwo wajya muri ghetto udafite amafaranga yo kwishyura iyo ghetto. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, ntiwajya muri iyo ghetto ujye urara uhagaze. Yego. Wibye akamatera iwanyu uretse no kukibuka gateruruka kajyana. Ubwo urumva ubwo nabwo nta kamatera ku iwanyu. Ubwo kujya muri ghetto ni ukujyana ibikoresho bishyashya nk'ushingiwe? Ushobora kutajyana ibikoresho bishyashya nk'ushingiwe, ariko uba ugomba kuba ufite ibikoresho ugomba kwifashisha mu gihe. Ibyo bikoresho rero ugomba kubona uburyo ubaho ufite ibyo bikoresho. Utabifite rero ubwo se icyo gihe yaba ari ghetto, bwaba ari uburinzi. Bwaba ari uburinzi bwo kurinda iyo nzu se? Bwaba ari uburinzi bwo kurinda iyo nzu, kuko inzu ikimano tuyiraramo cyangwa tukayikoramo n'ibindi. Ariko niba uje muri ghetto ukaza ubereye aho, warara he? Hari umuntu uri burebe kino kiganiro uri hejuru y'imyaka 18 cyangwa niyo 25 bavugaga 25, ariko akibi iwabo, akahita avuga ati ngewe nguteye amabuye rwose kuba nyiri iwacu nta kintu bintwaye. Ikibazo kiriye kuba umuntu yagira iyo myaka akibi iwabo? Ikibazo ko gihari. Ikihe kibazo? Nk'urugero nkanje ubu none turi kumwe, tuvuge wenda sinzi imyaka yawe, ufite 28 cyangwa 25, uri umukobwa cyangwa 27, saa 4 saa 5 waza gukomangira papa wawe? Utamukomangira ntaba yarakubyaye. Erega imbere y'umwana, imbere y'umubyeyi, buri muntu wese aba akiri umwana. Ni uburenganzira bwo kuza kumukomangira saa 5. Ese ababyeyi bose b'abagabo bakunda abantu baza saa 5? Ntago babikunda, ariko agomba kubyakira kuko uri umwana. Nta yindi mpamvu ukava mu rugo ukaza saa 5 uri umukobwa. Ibyo byaba ari ikibazo. Aba babita ibihomora. Ibihomora kandi? Cyane rwose. Umuntu niba nta kazi avuyeho
ari umukobwa akazi ke karangira 11:00 twese akazi karangira 11:00 ketse abantu bikorera ntiwikorera mbese nta kintu ukora muri makeya utashye 5:00 wabuvuye na umbwire wabuvuye 5:00 wagiye gusura inshuti zawe wagiye gutembera inshuti zawe zisurwa 5:00 z'ijoro ese icyo kibazo nicyo kizatuma imvi wacu nkajya muri gato kugira ngo sinsure inshuti zanjye ntazo saha kubera ko rero wanze izo ntambara ayo makimbirane araza hagati ya papa wawe nawe uzajya muri ghetto kugira wigenge nushaka kujya utaha bukeye ukiri aho ngaho nkubaza ikibazo kibuze cyane ghetto niyo izakemura izo ntambara zanjye na papa wanjye kubera ko namukinguje cyane ukimara kuhava ntawe uzongera kuza 5:00 ubwo urumva umuntu wari uteje ikibazo atagiye ikibazo kiragiye ikibazo ubwo ukimara kuhava wowe n'ibibazo byawe mujyanye ikintu kiri aha ngaha ghetto buri muntu wese afite ubwo bushobozi bwo kuyibamo ubushobozi mvuga ni ubuhe tutarebye kuri finance ku kintu kijyanye n'amafaranga ubundi bushobozi bwo kuba wamenyera kuba muri ghetto kuba wakibana buri muntu wese yabubamo rero umuntu wese twese ntabwo dukora ibintu uko tubikunze ahubwo duharige dufate inshingano tubona biri ngombwa aho ngaho rero hari ngombwa gute aho hari ngombwa rero nka wa muntu ugiye gushaka akazi afashe inshingano igihe bikenewe sibyo niba avuye iwabo akajya gukorera i Huye avuye i Kigali wenda batuye Kicukiro agiye gukorera i Huye azaba muri ghetto agomba gufata inshingano turebe kuri ba bantu badafite akazi ufite imyaka ingahe abadafite akazi wambwiye ko ari uguhera kuri 18 kuzamura kugira ngo ube ujya kuba muri ghetto kuri wa muntu noneho udafite akazi yagize iyo myaka 21 kugeza kuri 28 nk'uko abivugaga yewe na 30 igezeho none utuzi twose twarabuze kubwo ugeze ku myaka 28 uravuze ngo abantu badafite akazi kugeza ku myaka 28 bafite ikibazo none se ubuza ko mu rugo ntabona ikiyede ariko hari umuntu uvuga ati ngiye ikiyede sindi bugikore ubwo rero umuntu uvuga ko ikiyede atari bugikore kandi nta kintu afite ntabwo umuntu agenda emeranya nawe uko ni ukorora ubunebwe erega abashomeri turabafite hari n'igihe aba yaragashatse akakabura hari akazi wenda ashobora gupresiza akavuga ati akazi nshaka ni akangaka ariko hakaba ari akazi ushobora kujya gushaka none abakora ikiyede muri Kigali ntibabayeho kandi ntibaba muri ghetto ego babayeho none se kubera iki atahagurutse ngo ajye gushaka niba ako kandi kose karabuze ajye gushaka ako ngako wenda azabona kandi ariko ako ngako yarakamanjijeho hari ikintu ndi gushaka guhuza aha ngaha ndi gushaka guhuza ku kintu wavuze cyo kuba umuntu ufite imyaka hejuru ya 25 atagomba kuba kibi wabo ndashaka kugihuza n'ikintu kivuga ngo kuri iyo myaka ashobora kuba adafite akazi ese ajye muri ghetto kubera iyo pressure aguma iwabo akomeza ikibazo umuntu ufite imyaka iri hejuru ya 25 n'irindwi akaba ari muri 28 kugeza kuri 30 kuba ukiri iwanyu uri umusore cyo ni ikibazo gikomeye umukobwa wenda nta kibazo ariko umuhungu ni ikibazo gikomeye ni ikibazo nyine gute niho rero nshaka ni ikibazo gute none umuryango uyu munsi wa none umuntu ufite imyaka 30 ashaka gutekereza ko ari gushaka cyane cyane ko muri iyi minsi bamwe nsigaye numva batabyitayeho wenda gushaka ariko umusore w'imyaka 30 abakwiriye gufata inshingano z'urugo
none izo nshingano zazifatira mu rugo rwa se. izihe nshingano agomba gufata kuri iyo myaka ntarashaka izihe nshingano agomba gufata? none Ange ufite imyaka 30 uri umusore, wowe uko umeze utyo uri umusore, waba mu rugo rwa so na nyoko ukajya urutahamo guhera ku itariki ya mbere ukageza ku yindi ya mbere yo mu kwezi kwa 12? Ahantu utahataha buri munsi keretse batarakubyaye. Barakubyaye nuko wataha da. Shaho uri kubashuka. Mwabasore mumva mbabwire, ntimwemerewe kuba mu ngo z'abaso n'abanyoko. Mufite imyaka 30 va mu rugo rwa so ujye gushaka ubuzima, ujye guhiga uburyo nawe umuryango wazawubaka. Ntabwo umuryango wawe uzawubakira mu rugo rwa so na nyoko. Arawushakira he ubwo buzima? Arabushakira he? Abandi si babukura he? Dufite ikibazo cy'ubushomeri. Dufite ikibazo cy'ubushomeri kiri kuvugwa cyane mu rubyiruko. Abandi bari muri ghetto bagiye cyangwa bagashaka bo ntacyo bahuye nacyo. Ubwo wabubaye nk'abandi ngo watose kandi wanyagiranwe na benshi. Kandi mwese nyine mwanyagiwe. Mwese mwanyagiwe. Utoha cyane bitewe n'imyenda yambaye. Waba wambaye ishashi ugatoha kimwe n'uwambaye umwenda wa niro. Ariko mwese ntabwo imvura iba yabanyagiye. Nyine mwese iba yabanyagiye ariko ntabwo mutoha kimwe. None aho ngaho hari ukwiriye kuvuga ko atanyagiwe. Kuba mwanyagiwe ni kimwe no kuba mutatose kimwe ni ikindi. Umva Ange arabashuka inshuti zanjye, muve iwanyu muze. Uri kubahamagara nkaho ufite aho ugiye kubajyana. Ugenda ushaka akazi iwanyu, ujye gushaka akazi. Bave iwabo bajye gushaka. Ikintu kijyanye no kuba muri ghetto, njyewe mbyuka mu gitondo mvuga ngo ngiye kuba muri ghetto. Wibyuka mu gitondo uvuge ngo ugiye kuba muri ghetto. Byuka mu gitondo uvuga ati ndakora iki, numara kukibona ukabona aho hantu utacyakorera, byanga bikunda bizagusunikira kujya kuba muri ghetto. Kandi nuba muri ghetto uzaba wakiriye inshingano. Nushaka umuryango ejo bundi hari ibintu byinshi uzajya wikora utamanje kurira. Hari ukuntu umuntu ajya gukora ikintu ugasanga yarize amarira yabaye menshi, ariko iyo umuntu yabaye muri ghetto akamenya ubuzima bwe, akabaho yigaburira, akabaho yishyurira inzu, akabaho yishyura umutekano, akabaho yishyura ibishingwe, amenya n'uburyo yitwara kuri abo bantu baje kubimwishyuza, akavuga ati biri ngombwa, ibintu kubikora biri ngombwa. Ariko reba uvuye iwanyu uri umusore, wabaga kwa so na nyoko, suppose ko wari ufite n'akazi kaguhemba neza. Mu by'ukuri ntiwatekaga, ntiwamenyaga ko amazi yashize, ntiwamenyaga ko umuriro washize, ntiwamenyaga ko aho hantu uri hishyurwa, wubayeho gusa mu buzima nyine bwo kubaho, ibintu byose bari kwishyurira. Hari igihe uwo muntu anganya na wa muntu ugiye gushaka yabaga muri ghetto. Mutubwire, muze no kubishyira no muri comment, abo bantu barangana, mudusubize kabisa. Wenda ntago bari bungane, ariko uri kuvuga ngo umuntu uba muri ghetto aba agomba gufata inshingano, cyangwa aba nyine yafata inshingano ku buryo yajya gushaka. Uravuze ngo umuntu uri bushaka aturutse iwabo w'umusore ntago azaba umugabo nk'abandi. Umva nshuti yanjye, uzaba umugabo ariko bizakugora. Bizamugora gute? Icyambere cyo kwihanganira ibintu uri kwakira. Arega iyo uvuye iwanyu ukaza muri ghetto bitarahura na challenge, cyangwa tuvuge ngo ushatse umuryango, hano mu by'ukuri uri umusore, nta kintu wigeze ubura. Iwanyu bari bishoboye, ibyo ukeneye byose wabibonaga. Kukwemera ko ubuzima bubi ugiye kubamo noneho wowe witonze, ushobora no gusenya urugo, cyangwa gusenya urugo, kubera ko ntiwabasha kwihanganira uwo muri kumwe, cyangwa niba ikibazo kije ngo wumve ko ukwiye kucyakira.
mbese uba umeze nka babandi tujye tuvuga ngo ni ibifura. ubwo kujya kuba muri ghetto ni ukujya kwiga ibyo byose, kwihanganira, gusevinga, kumenya ko ikintu cyashize hagomba kuza ikindi, kumenya ko ukwezi kw'inzu kwashize ugomba kukwishyura, yego, kandi ukazasevinga ukavuga ati nzagira n'umuryango nawe ukawusevingira. Ariko si uri kwa mama wawe ibyo bintu byose utabyishyura. mama wawe sinabwo yabikwigisha. Nabyihoreye kandi aba yagiye kuguhigira ubona ibyo urya. Urumva yabona umwanya wo kuguhigira akabona n'umwanya wo kukwigisha, akakwigisha akavuga ati mwana wanjye uri umusore w'imyaka 30, uri umusore w'imyaka 30, ngaho nawe umva ibyo bintu. Nawe umva ibyo bintu. Imyaka ni isebetse? Imyaka se cyangwa yasebetse ukureye? ariko uzi ko uri kujya mu cyiciro cy'abahungu. Icyiciro cy'abahungu se? Abahungu si babana? Ubundi dusobanurire kuri icyo kintu ngo ujya mu cyiciro cy'abahungu. Iyo bavuga ngo umuntu ni umuhungu aba arengeje 35. Uravuze ngo mugenzi wanjye hariya kuri kamera nawe yabaye umuhungu. Niba yararengeje 35, ubwo nyine yakakwiye kuba yarayibariye nka padiri, kuko n'ubundi nta gahunda bafite yo gushaka. Abadukurikiye baze kutubwira muri comment section, batubwire ese imyaka ni iri butume tujya muri ghetto? Imyaka ni iri butume tujya muri ghetto, cyangwa igihe tugezemo nicyo kiri butume tujya muri ghetto? Muze kutubwira, cyane cyane abantu bari hejuru y'imyaka 25. Uracyabi wanyu? Tubwire, hari icyo bigutwaye? Nerik yakomeje kuvuga ati ngewe rwose viwanyu ugenda ubushatse kuvuga ngo umwana wawe nageze imyaka uzamwirukana. Ubwo 28, 25 kuzamura. 25 kuzamura. Niyo ataba afite ibyo gukora ngiye mbifite, nzabwira tuva rero umusore wanjye ntago nkeke hano ushaka ibyo ujya gukora ngo nabihanga bibiri mu nkono. Muze kutubwira rero kuri icyo kintu, kuri ino topic twaganiriyeho muri iki kiganiro cyacu The Cocktail. Igice cyitwa The Cocktail topic, twaganiriye kuri topic ivuga ati ubuzima bwo muri ghetto. Ese koko ubuzima bwo muri ghetto buba bumeze gute? Muze kuza kutubwira. Reka twihute cyane tujye mu gace kacu ka kabiri, ariko The Cocktail tip cyangwa The Cocktail challenge. Uyu munsi challenge tugiye guhereza umutumirwa wacu biterwa nuko umunsi umeze. Umutumirwa wacu katubanze tumubaze nkuko bisanzwe. Nereke ukumva muri aka gace uri bukore ibi. Mugira baro yo ya football. Ya football turayigira. Murayigira. Iri hafi aha? Yego. Cyangwa iri kure? Oya ntabwo iri kure. None se mugira, ariko umuntu yanaririmba akaririmbo gake. Oya uri kugira ngo gukopeze, ariko challenge y'uyu munsi ni ndajya nkubwira ikintu ugikore mu masegonda atarenze 3. Ntabwo turi burenge hano. Ni ibibazo 3, ubwo ni amasegonda 9. Yego. Twihuse cyane. Ugiye kumbwira urubuto rumwe, izina ry'urwo rubuto, ku buryo uramutse uricuritse cyangwa uricurukuye biterwa n'aho wahereye, havamo akarere kamwe kacu k'igihugu cy'u Rwanda. Urubuto navuga rumwe rw'izina nkuko hano handitse The Next TV. Ubicuritse cyangwa ubicurukuye biterwa n'aho wahereye usoma, havamo akarere kacu k'u Rwanda. Ubicuritse gutya ubu si karoti. Karoti? Ubu si ricuritse ntihabamo karongi. Oya karoti. Karoti urumva ni tika. Urumva hari akarere ko uratsinzwe. Cyangwa araguye.
si ikindi ni iki? Amahirwe ya nyuma. Cyakunaniye? Ikibazo cya kabiri. Ijambo rimwe ryo mu Cyongereza ririmo inyajwi zose. Ijambo rimwe. Ririmo inyajwi zose? Ijambo rimwe ryo mu Cyongereza ririmo inyajwi zose. Ariko nawe uri kungora. Ni amagorane? Ntabwo ndi kukugora. Ijambo rimwe ririmo inyajwi zose. Yego. Ryo mu Cyongereza. Alphabetic. Ikibazo amasegonda yarangiye. Ikibazo cya gatatu. Ijambo rimwe. Uyu munsi challenge iri mu magambo. Ijambo rimwe ryo mu Kinyarwanda niyo yaba ari abiri. Ushobora kuryandika ukaba wahera imbere usoma bikaza gusa nuko wahera inyuma usoma. Iryo nawe barimbwira. Ni ikibazo cya gatatu. Iryo jambo kubwo warisoma ni nk'uko hano handitse The Next TV. Ndaguha ingero zigaragara ku buryo nahera inyuma kuri TV The Next TV. Wahera hano naho bikaza kuba naho bikaza kuba byanditse The Next TV. Ijambo ryo mu Kinyarwanda rero. Ntabwo riba. Amasegonda aramurangiranye, nta jambo na rimwe yigeze atsinda. Eric, ibibazo byose bitatu birakunaniye. Oya ntabwo binaniye. Birakunaniye? Ngaho nawe mbwira ijambo rimwe wavuga uhereye imbere rikavuga nk'uko urivuze, wahera n'inyuma urikavuga nk'uko urivuze. Kamere ku kibazo cya mbere subiza. Ikibazo cya mbere namubajije ijambo ry'urubuto ushobora gufata ukaricurika rikaba ryavamo izina ry'akarere kacu hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iryo jambo nta rindi ni mango. Ubwo ni hehe? Ni muri Ngoma. Urabeshya. Muze kutubwira muri comment. Mango se si umwembe? Mango. Ngoma. Uricuritse. Siko nakubwiye. Ikibazo cya kabiri namubajije ijambo ryo mu Cyongereza ririmo inyajwi zose. Nta rindi ni education. Of course. Iryo ryo ndaryemeye. Okay. Ikibazo cya gatatu cyari ijambo ryo mu Kinyarwanda. Nari nakubajije rimwe kandi arahari. Ushobora gusoma uhereye imbere rikaba ijambo rimwe, wanahera n'inyuma rikagaruka ari iryo ngiryo. Nirihe? Umuvumo. Umuvumo. Yego. Aho hera umuvumo. Hera n'inyuma umuvumo. Irindi rya kabiri ndikongeze amatama. Amatama. Urankomye. Watsinzwe. Ngira ngo mwabibonye mu gace kacu ka The Cocktail Challenge cyangwa The Cocktail Tip, Eric amagambo namubwiye yose yamutsinze. Musa kutubwira ijambo mwakunze aho ngaho hagati. Tega tujye mu gace kacu ka gatatu ariko The Cocktail Story Time. Ni igihe umutumirwa wacu atubwira story yaba yaramubayeho, ikintu yaba yarakoze kikamushimisha cyangwa cyaramubayeho muri ubu buzima kikamushimisha, ikintu yaba yarakoze akavuga ati aka ni agatendo nakoze pe, niyo mbyibutse ku myaka yanjye mfite
biransetsa. Ikindi ni ikintu cyaba cyaramubabaje cyane nimba atari ibanga. Nereke agace kacu ka gatatu ni story time. Ikintu waba warakoze ufata nk'agatendo ukavuga ati iki kintu niyo nicaye ngiye ndisetsa. Ntabwo cyabura. Niga senior 2 oya senior 1 oya pana senior 3 ngiye nigeze kwifata ndataha. Nigaga ndi umudescora. Byari bigeze mu masaha ya saa 10. Wiga gutaha? Nigaga ntashye. Twagiraga ku ishuri kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu. Abanyeshuri bose barataha. Iyo mbyibutse nyibuka uburyo nisobanuye icyo gihe. Weho warifashe ku giti cyawe urataha. Abandi banyeshuri bose baramenya abo twigana bose. Nabo batashe n'abakurikiye bose baraza barakurikiraho. None ikintu cyanangaje ni uko muri abo bantu bose kandi nawe nacyuye nanone nagiriye inama ari njye babibajije kubera ko ari wowe watashye mbere. Bavuga ati ni njye babagume. Waciye kuri gate cyangwa waciye hahandi? Njyewe naciye kuri gate. Ciye kuri gate na musekirite wari uhari. Ugira seri. Njyewe ndikomereza abandi babanyamafashe utwanjye nitaye nabo bafatira barataha. Weho se wari utashye ugiye gukora iki? Urumva kuko nabonaga muri class tutari kwiga. Yari Friday. Ati ndimo gukora iki hano ubundi? Itafata ibya detail ntashye abandi baramurikira barataha bose. Ari iki kintu gitabaje nabizize kandi nta muntu nabwiye ngo kubera ko watashye mbere. Umuntu atashye mbere yo nabagume. Ese hari umuntu nigeze nyura muri class ngo mvuge ngo ni mutaye. Ibyo bintu rero mbyibutse numva binangaje. Ikindi kintu cyaba cyaragushimishije? Ikintu cyaba cyaranshimishije muri ubu buzima na n'ubu kinshimisha ni ukamba ndi njye. Kuba uri wowe? Yes, kuba ndi njyewe ntigira undi muntu. Ikintu cyaba cyarakubabaje nimba atari ibanga? Ikintu cyaba cyarambabaje, ikintu cyambabaje nkumva ndababaye. Urabona kuriya abantu bagiye gukora nationale ya senior 6 haba ari ibihuha byinshi cyane ati hano hari examen, hano hari shuwa. Urumva ukarara wicaye. Urabona nk'abantu bize imibare hari igihe bakubwira ati street ya examen bakaguha examen mukara muzikosora. Ikintu kigutangaza ugasanga muri examen yakosoye nta bintu na kimwe kigize kizamo. Ibyo bintu byarambabaje ku buryo natangiye examen byibuze maze nk'iminota nk'itanu ndi kwitekereza. Nyine uhita disappointed kuri icyo kintu cyane. Inama nagira rero abantu mwiga, abanyeshuri biga abanyeshuri mudukurikiye kaminuza ntabwo urabona ko bavuga ngo polisi irayirinze ikizamini. Iyi gahunda ihari mwebwe jya wiga ibyawe, ukora ibyawe, ubikore nkawe. Ntihakagire umuntu uzakubeshya ngo examen yaje ngo hari examen ngo twabonye ngo hano ngo tujye kwikosora. Oya, niba ari isaha zawe zo kuryama mu gitondo ufite examen genda uruhuke, numara kuruhuka mu gitondo byuka umeze neza ujye gukora examen. Kiyovu Nereki arakoze cyane muri aka gace ka The Cocktail Story Time, ariko anagiriye inama abanyeshuri bari kwiga muri iki gihe. Ba wowe wiga ibyawe nyine ntuvuge ati nabonye shuwa byagenze gutya. Urumva ko ari ibintu byakubabaje? Yes, nibyo bintu byambabaje mu buzima. Nereki mushimira cyane
murakoze cyane. Wakoze rero kuza mu kiganiro cyacu The Cocktail. Murakoze cyane kandi The Next TV babwire ngo bakore subscribe, share and comment. Ibindi byose Imana ikomeze ibahe umugisha, turabakunda cyane. Ciao ciao.